urwego rw'igihugu rw'Imiyoborere RGB rwahagaritse inzego zose zari ziyoboye Umuryango Rayon Sports rushyiraho ubuyobozi bw'inzibacyuho buyobowe na Murenzi Abdallah nk'uko byigeze kugenda mu mwaka wa 2020. Reka tubanze turebe uko ibibazo bya Rayon Sports byatangiye. Ikipe ya Rayon Sports ubundi maze imyaka 6 iriho nk'itariho, ahanini bishingiye ku bibazo by'imiyoborere byanatumye muri iyi myaka yose yaratwayemo igikombe kimwe gusa nacyo cy'amahoro mu mwaka wa 2023. Uwavuga ko abakunzi ba Rayon Sports bishimiye uburyo ikipe yabibayeho yababeshye, kubera ko kuva mu mwaka wa 2019 ikipe ifite ibibazo bishingiye ku buyobozi. Uzumvuro hari abareyo banavuga batundi Rayon ibaho idafite ibibazo byaba ari amateka, kubera ko ibibazo basa nkaho bamaze kubimenyera. Byose byatangiye mu mwaka wa 2019 ubwo Paul Muvunyi yarasoje manda ye, ahitamo kuzana Munyakazi Thaddée, bari inshuti zakadasohoka ariko biza kurangira nabo bashwanye. Ubwo Munyakazi Thaddée yatorwaga kuyobora Rayon Sports, benshi bumvaga ibibazo birangiye, cyane cyane ibya mikoro, kuko yaranamaze iminsi afasha Muvunyi Paul guhemba amezi ya nyuma. Ibi byiyongeraga no ku mishinga migari yarazanye irimo nka MK card, aho uri mukunzi wa Rayon Sports wari kuba yifite yagombaga kujya yikoresha haha akanywa amavuta y'imodoka, amafaranga yishyuye akabaho ijanisha rizajya rijya gufasha ikipe. Hari umushinga wa Gikundiro Stadium ndetse n'indi mishinga. Mbese byari byiza cyane, wahuraga n'umukunzi wa Rayon Sports yisetsa akavuga ati Rayon Sports yacu igiye kuba ubukombe. Gusa burya iminsi byari dahatse ntibyateye kabiri, Thaddée yatangiye kumvikana mu bibazo n'abareyo batemeraga uburyo ayiyoboye, nawe agatsimbarara aho yavugaga yuko abamurwanya bifitanye isano n'abo yafungiye amayira bari batunzwe na Gikundiro mu nzira zidasobanutse. Bagerageje no gushaka uburyo yava mu ikipe ariko ababera ibamba. Muvunyi wamuzanye nawe amukuraho amaboko ndetse nawe bagirana ibibazo. Amakuru akavuga ko kuva icyo gihe ibibazo byabo bitaranakemuka. Muri ibyo bihe byose Thaddée yatangiye kuyagenda agaragaza imikorere itari myiza abamubanjirije bakoreragamo, uburyo amafaranga yinjiraga ariko ntagaragare uko yasohotse ndetse n'ibyo yakoze. Byageze nawe yandikira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame agaragaza ko iyi kipe abamubanjirije bayibye, avuga yuko rwose n'abasifuzi bagiye biba, agaragaza ibintu byinshi. Bagerageje kumweguza ariko biranga, kugeraho urwego rw'igihugu rw'Imiyoborere RGB ndetse na Minisiteri ya Siporo babyinjiyemo, maze kwa 23 Nzeri 2020 RGB isesa komite ya Munyakazi Thaddée, maze ishyiraho komite y'inzibacyuho yari iyobowe na Murenzi Abdallah. Nk'uko byongeye kugenda, icyo gihe basabye abandi bose kujya ku ruhande. Bahaye komite kuyobora ukwezi kumwe ubundi gategura amatora, kandi basaba abahoze bayobora ikipe kujya ku ruhande ntibazavangira umuyobozi, cyane ko batari banemerewe ko bagaruka muri komite yari igiye gutorwa. Aha niho byatangiye kugenda bivuga ko ba nyiri ikipe bayibambuye bigizwa ku ruhande. Tariki ya 24 Ukwakira 2020 nibwo habaye amatora, maze retired captain Twagirayezu atorerwa kuyobora mu gihe cy'imyaka 4. nawe yari yasabwe kugarura umwe muri Rayon Sports agahuza abayobozi, ariko bisa nk'ibyananiranye. Agitorwa yagize ati amateka y'ibibazo muri Rayon Sports ararangiye, ariko ibibazo n'ubundi ntabwo byanze kuba byakomeza kuba. Uko iminsi yagiye ishira, ashobora kuba yaragiye abona ukundi kuri gutandukanye wenda no kuri yarazi cyangwa se yakekaga. Yararwanye bishoboka, ariko kuko yari umwe nabo yagombaga kugarura hafi y'ikipe ngo bamuhe amaboko, byaranze birushaho kuba bibi cyane. Ntabwo byananiranye kuko atabikoze, ahubwo yaragerageje biranga. Uyu mugabo wabonaga ari nka nyakamwe yarakukuje. Hanyuma mu mwaka wa 2023 yegukana igikombe cy'amahoro, ari nacyo Rayon Sports ifite mu myaka 6 iheruka. Gusa niko hakomezaga kuvuga ko banyiri ikipe bigijweyo, bakavuga yuko ngo bakeneye gusubizwa ikipe yabo. Iki gitutu cyanatumye mu mpera za manda Uwayezu yegura, maze ikipe babasaza bayo bivugwa yuko ngo bagiye kugaruka bayobowe na Paul Muvunyi. Abagabo barimo Gacinya Chance Denis, Rwagacondo n'abandi bari bamaze igihe batagaragara mu bikorwa bya Rayon Sports baragarutse. Abakunzi ba Rayon Sports bari bameze nkaho babonekewe na marayika, bati ibibazo birarangiye. Bamwe bumvaga barota, gusa byari byishimo ku bakunzi ba Rayon Sports
bavugaga ko bari barambuwe ikipe babona abagabo bagarutse muri Rayon Sports, bavuga yuko rero ari ishusho nziza, kanavuga bati bafite miliyoni 500 nkuko byavuzwe mu itangazamakuru, bakavuga ko biteguye guhita bashora muri Rayon Sports, abakunzi bayo bakumva amata y'amavuta yamvugo y'Uwayezu Jean Fidèle ko amateka y'ibibazo muri Rayon Sports arangiye, nibwo bumvaga noneho iyo mvugo yakoreshwa. Batangiye gushaka uzayobora, maze tariki ya 16 Ugushyingo 2024 abariyo bitorera Twagirayezu Thaddée nka perezida w'umuryango wa Rayon Sports, maze Muvunyi Paul atorerwa kuyobora urwego rw'ikirenga cyangwa se inama y'ubutegetsi ya Rayon Sports. Gusa nyuma y'iminsi mike habaye inteko rusange yatoreyemo izindi komite, yongeye kwisanga muri RGB bayandikira. RGB yabagira inama y'uko izo komite zombi zitakorera mu rwego rumwe, ahubwo hakwiye kujyaho komite imwe. Hari hategerejweho kumenya izagumaho ndetse n'izavaho, cyane ko zose nta nimwe yashakaga kurekura. Gusa bamwe mu bakunzi ba Rayon Sports bakifuza ko amategeko yavugururwa bagatora bushya imwe igomba kuba ariyo body cyangwa se inama y'ubutegetsi, niko na RGB ngo yari yababwiye. Mbega muri ya nama yabahaye bakanashyiraho CEO ukurikirana ibikorwa by'umunsi ku munsi. Umwuka mubi hagati ya bombi warakomeje, aho Muvunyi yashinjaga Thaddée utamwumva kandi ari uyoboye urwego rumukuriye, gusa nawe nabo bafatanya kuyobora bakabihakana. Uko iminsi yagendaga ishira ibimenyetso byagendaga byigaragaza, yageza naho komite nyobozi ivuga yuko hari urwego rw'ikirenga ngo bashakaga yuko iyi kipe itsindwa. Mu bindi byagiye bivugwa no kutumvikana harimo kuba perezida Thaddée yarashatse kwishyirwa mu bikorwa by'umushinga wa Rayon Sports Company, abigiramo uruhare ngo akaba ari nawe ubikurikirana, ariko ngo bamutera utwatsi kuko bamushinjaga kubasuzugura. Ikindi uru rwego rutumvikanaga neza n'uburyo hari abantu ngo yagiye akazi batabizi bakabona mu nshingano. Ibyaje guhumira ku mirari ubwo ikipe yarimo yiyubaka yitegura umwaka w'imikino wa 2025-2026, aho habayeho ihangana ry'imbaraga, aho bamwe bazanaga umukinnyi urundi ruhande rutamwemera, nk'umutoza Lofty yasinye Thaddée atamwemera, avuga ko yumviye vice perezida Muhirwa Prosper ndetse na Mohamed Cher n'umunyezamu Drissa nabo bibuko kuko Twagirayezu Thaddée ngo atabemeraga, ariko byagizwemo uruhare na body nkuko byagiye bigarukaho mu itangazamakuru. Paul Muvunyi rero niwe wabategeye ngo bageze mu Rwanda gusinya biratinda kuko perezida Thaddée atabyumvaga. Ihangana risa n'iriyero rero ryabaye mu minsi ishize ubwo urwego rwanditse rutumizaho inama mu kwezi kwa Kanama, ariko perezida wa Rayon Sports Thaddée avuga ko bidashoboka, ahubwo yaba muri 2025. Utagaragara muri Rayon Sports kwa Muvunyi Paul nabyo ntabwo byavuzweho rumwe, bamwe baketse ko bifitanye isano n'umwuka mubi uvugwa ku mpande zombi. Muri Rayon Sports rero hongeye kumvikana urunturuntu nyuma y'amezi agera ku 8, ikipe yongeye gusubizwa abitwa abasaza b'ikipe bari bitezwe kwisubiza ikuzo yahoranye, ariko ikizere bari bafite kigenda kiyoyoka. Ikinyamakuru Isimbi kivuga yuko iyo urebye usanga Thaddée ngo yari atiteguye kwegura, aho igihengo cyari kigeze ngo akore, ariko ngo agakora wenyine. Uko Uwayezu Jean Fidèle yakoze wenyine ushobora gusanga ari wo muyo, kuko bamwe bari batangiye kwegura abandi bakaba batumvikana. Mu nteko rusange yabaye tariki ya 7 Nzeri 2025 havugiye ibintu byinshi byanatumye bamwe bababara cyane. Perezida Thaddée yagiye agaragaza amwe mu makosa yakorewe nabo bari kumwe muri komite nyobozi, nkaho vice perezida atajya mwitaba kandi barakoranaga. Yanavuze ko hari ibyemezo bimwe na bimwe yagiye afata kubera ubu vice perezida, nko gusinyisha umutoza n'ibindi, gusa ngo yamucaga inyuma akagira ibyo akora bidakwiye, ariyo mpamvu yahisemo kujya afata imyanzuro nka perezida uzabibazwa. Muri iyi nteko rusange niho vice perezida Ngonga Aimable yeguriye, aho yanavuze yuko yatengushywe n'abasaza. Iyo bavuze abasaza rero benshi baba bavuga abahoze bayobora ikipe, bakavuga rikijyana, ngo yarazi ko nibagaruka ibintu bizagenda neza, ariko ngo byarushijeho kuba bibi kuri we. Rero ngo abona Uwayezu Jean Fidèle yarabarushije gukora neza. Siwe gusa kuko n'Urukundo Patrick warushinzwe umutungo nawe yahise yegura ava muri izo nshingano. Mu kiganiro heruka kunyuza ku muyoboro YouTube wa Rayon Sports, Twagirayezu Thaddée yemeye ko hari ibibazo yagiranye n'abo bakoranaga muri komite ndetse na body, ariko ngo bari gushaka igisubizo. Nagarutse kandi kuri iyi nteko rusange yatumijwe ikanayoborwa na body yiganjemo abasaza, yavuze ko
ko habayeho kwandika nabi imyanzuro yafatiwemo ko iyo bafashe atari yo yanditswe ariko ngo bazashaka uko bazabikosora. Ibibazo byaje gukomeza kwa 21 Ukwakira 2025 Rugema Jocqueline uzwi cyane ku kazina ka Mado yeguye ku mwanya w'ubunyamabanga muri fan base ya Rayon Sports FC nyuma y'amajwi yagiye hanze aganira na Twagirayezu Thaddée bavuga ku bandi bayobozi bifitanye isano muri Rayon Sports. Muri ayo majwi yagiye hanze abombi bumvikanaga bavuga ku bandi bayobozi ba Rayon Sports barimo Dr. Rwagacondo na Murenzi Abdallah wabarizwaga muri body y'iyi kipe, bavugagamo Muhirwa Prosper na Gacinya Denis bayoboranaga na Thaddée muri iyo komite nyobozi. Muri aya majwi yagiye hanze Mado yumvikanaga avuga ko abayobozi baje kureba umukino wahuje Rayon Sports na Kiyovu mu rwego rwo gushungera iyi kipe ngo itsindwe. Abayobozi bavuzwe muri ayo majwi yagiye hanze bose byagiye bivuga yuko ngo batavuzweho rumwe mu miyoborere y'iyi kipe ikunzwe n'abatari bake. Kubera ayo majwi rero Mado yahise yegura kandi ushyirwa mu majwi ko ari we wakoreshejwe kugira ngo azafate amajwi perezida wa Rayon Sports. Muri iyo Rayon Sports kandi hari amakuru avugaga yuko bamwe mu bayobozi bayo babaga bashaka yuko Rayon Sports itsindwa cyangwa se bakayitsindisha ngo nk'iturufu yo kubasha kweguza Twagirayezu Thaddée cyangwa se nawe agafata umwanzuro akegura ubwo akavuga yuko ikipe imunaniye. Ubwo yaganiraga na Radio Rwanda rero perezida wa komite nkemurampaka muri Rayon Sports Martin Rutagambwa yavuze ko ikipe isigaye iyobowe n'agatsiko k'amabandi. Kwa 11 Ugushyingo 2025 wigeze kuyobora Rayon Sports mu mwaka w'8 Habiyakare Saidi yavugiye kuri SKFM ko muri ikipe hari gahunda yuko nta muntu guturuka Nyanza na Ruhango uzongera kuyiyobora. Ibi byose byatumye ikipe imera nkaho icitsemo ibice bibiri ndetse bituma n'umusaruro ubura. Byagezeho banaterana amagambo mu ruhame banakoresheje amagambo akomeye aho Martin Rutagambwa wayoboraga akanama gashinzwe gukemura amakimbirane yavuze ko ikipe iyobowe n'amabandi ibisambo. Nubwo ibi byose rero byabaga inama y'ubutegetsi yagiye ishaka kugira uko ibikemura bagashyiraho CEO ariwe Twagirayezu Thaddée ariko arabyanga avuga ko cyihutirwa ari ukuvugurura amategeko akanajyaho urwego rumwe nk'uko RGB yabibagiriyemo inama. Kwa 19 Ugushyingo 2025 rero Depite Nizeyimana P yabwiye RGB ko akwiye kwitabwa ku bibazo byo muri Rayon Sports bimaze igihe biyivugwamo bikaba bihangayikishije benshi kandi byavugutirwa umuturambye. Yongeye ko ikipe yagikundira kunzwe n'abatari bake akwiye kurebwa uko harindwa gahinda baterwa n'ibibazo bihora muri iyi kipe. Umuyobozi wa RGB Dr. Doris Wikeza Picard yamusubije ku kibazo cya Rayon Sports bakizi kandi ko yanavuguriye amategeko bakaba barimo gukorana nayo ngo ahuzwe n'umurongo ngenderwaho wa RGB. Nyuma y'ibi byose rero urwego rw'igihugu rw'Imiyoborere RGB rwahagaritse inzego zose zari ziyoboye umuryango wa Rayon Sports rushyiraho ubuyobozi bw'inzibacyuho uyobowe na Murenzi Abdallah nk'uko byigeze kugenda mu mwaka wa 2020. Ku wa 25 Ugushyingo 2025 rero ku cyicaro cya RGB habaye inama yahuje ubuyobozi bwayo n'abantu 18 bagize inzego ziyobora Rayon Sports arizo inama y'ubutegetsi, komite nyobozi, komite ngenzuzi na komite ishinzwe gukemura amakimbirane. Itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizweho umukono na Muvunyi Paul wayoboraga inama y'ubutegetsi ndetse na Twagirayezu Thaddée wayoboraga komite nyobozi. Bavuze yuko inama yemeje ko inzego zose zari ziyoboye Association Rayon Sports zihagaze aho zisimbuwe na komite y'agateganyo yashyizweho. Ni komite yobowe na Murenzi Abdallah wari usanzwe ari umunyamabanga w'inama y'ubutegetsi mu gihe abandi bayigize ari Musabyimana Jean Baptiste, Gakwaya Olivier, Akayezu Jose ndetse na Metere Nubumwe Jean Bosco. Komite y'agateganyo yahawe igihe cy'amezi 3 guhera ku wa 2 tariki 25 Ugushyingo 2025 ikaba ishinzwe kuvugurura amategeko y'umuryango Rayon Sports mu nzego zawo no gushyiraho umurongo w'imiyoborere y'umuryango. Ni ku nshuro ya kabiri rero RGB ikemuye ikibazo cya Rayon Sports bikaba byaherukaga mu mwaka wa 2020 twizera yuko ubwo bitazongera. Ngayo nguko dore mu bindi biganiro.